kwisi namaja ubwato bwa Nowa ndababwire bwavuye ahi Burundi iyo mvura y'igihuhuse yarimwe imiyaga myinshi ubwato bwari Burundi karabaye none umuyaga urabutwara hanyuma umwuzure wagiye guhera bugeze hariya hirya muri Israeli babonye uruzi ruhari baca bibaza hari kwisi ndiyumvira ivyo mazi iminsi ndiko ndiyumvira mwebwe gwaruka ndabemerera akantu kamwe nuko nateguye ko mu kwezi kw'icumi ngomba kurondera ugwaruka abashika 6 nzorungika kugira stage hariya muri Nations Unies mu kwezi kw'icumi. Voilà. Nuko rero mutama nagira ndakwisabire nk'abo 6 uzonshire mu mutama nawe ndabe nje kuraba ingene twokwiteza imbere nk'urundi gwaruka tukashika kure. Mushiremo kabisa muzo wamukoze. Imana bari n'imigozi ndabakora. Abagore nibe abagore nibeshi kusumya abagabo. Mugabo tubipanze neza bakiyemera. Bashaka kuvuga uti je nta mugabo nzoronka. Birashoboka. Ukuze ukavuga uti nzovyara umwana umwe nzorera. Umwe Igari n'ibindi bihugu barabigize. Cenagiye abavuga ati abantu barize mugabo abagabo kubera bakenye akavuga ati je sinba ko umugore wa kabiri wa gatatu cenzo vyara umwana umwe kinimenya ega bana baharwa ku mugore baharwa ku bagabo umwe avuga ati muwayene y'abana ni 6 ku mugore umwe mu Burundi ntibare mu bagabo ni tutere ntabyo bimenya mugabo baharurira ku mugore urumva rero naho hozamo iyo vision iyo mbono ati umugobwa abonye yakuze agakura gose akavuga ati jenzo ava muri umugabo navyara umwana umwe azo basi nkazo muhambana ikara sibyo none akiberaho umwana umwe yomurera none amufomisionnel afite umwana umwe ntiyo abagabo. Iki gihugu kijemo umushyitsi ukomeye kuruta bahageze bose kuruta n'abazahagera bose unyumve untahure ni ukuvuga ngo ukuboko kw'iburyo kuje gufite inkota n'inkoni ukuboko k'ububafu kuje kurakuraho ubucafu n'umwanda byose basuke muri Tanganyika itwara iryo yara ukuguru kw'iburyo kwinjiye kuri buhonyora inzoka na sikoropiyo muri iki gihugu cyane kandi iki kirenge nikimara guhonyora n'ikinyegera kizabimenya n'ikiguruka kizabimenya umwora ari bubimenye n'umugwiza atunga ari bubimenye ntabwo Uwiteka aziye abakomeye cyangwa aboroheje aziye mwebwe mwese kandi umuntu wese ahabwa akubiwe indwi zibihwanye n'ibyo yabibye ni nabyo agomba kwimbura. Jinaragwana ribarikiwe. Miliyoni rero zigera muri 13 ntabwo bose bagiye kwakira umushyitsi harimo abiteguye harimo abari mwitiro harimo abizera harimo abatizera harimo abantu bibereye mu gahuge mu gusamara kira mutu na kikapu cyake izo umuntu aragiye nizacyura kandi icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ariko ubutumwa message nzanye ni message yindi iteye ubwoba cyangwa se ikakaye. Ntabwo intambara igiye kuba hano ntabwo ari intambara abantu baziko ngo bagiye kuhangana na Guriyati niko imbonera kureza ibibara. Mwabonye ngo drone y'u Rwanda yageze mu Burundi ngo baranayifata ukagira Imana we sava ni bisanzwe noneho kuko shotorana abantu bariziga ngo kurwana ku rwego rudasanzwe cyane ngo koko hari ingabo zigiye kwinjira nanone zifite ibigango mwihenze. Intambara y'Imana ntabwo ushobora kurwana n'Imana. Muze musome mu isezerano rya kera n'igihugu umuntu wese wabaye angajoma yo kurwana n'Imana hamwe Imana yabatsinze ikoresheje amavubi ahandi batsinda ikoresheje inzuki ahandi yirukana abahivi yirukana abayewisi n'abaheti
irabatsemba ibakura mu gihugu. Wikiyumvira ko hari amaboko ayo ari yo yose ahari yo kurwana n'Imana. Iyo mibare uri kubara sinzi ko ukomeye, ariko ubaye ukwije ntabwo iyo mibare wayibara ngo muragwana gute, uzizana nayo, uziturukayo, uzirihe, urayifatisha iki? Rero Tanzania irabajyajya, nacyo mukimenye. Harimo abantu bazi ngo Tanzania ikundu. Tanzania izi neza ko Burundi nibubyura umutwe buzatwara Kigoma bukayisubiza. Tanzania ifite iyereko, ifite amakuru ko Uburundi buzatera imbere. Ntabwo rero yabashyigikira na gato ngo ibafashe mu gutera imbere muri iryo terambere yaje. Niyo mpamvu yaje mu Rwanda gukeza iby'uruganda rwa Nikeliyeri, ariko mu Burundi n'ifumbire barayibura, n'igitoro bakakibura, kandi Tanzania ihari. Rero hano hari umushyitsi udasanzwe uhambaye, niwe mushyitsi wa mbere ugiye kwinjira muri iki gihugu, kandi ni nawe wa nyuma. Nta mushyitsi wamubanjirije, nta n'uzamuheruka. Araza kuwa kangahe, araza ryari? Abantu bamwitegure gute? Bahagaze he bamwitegura? Bamwe baramuzi, abandi ntibamuzi, bamwe baramwumva, abandi na kera nuko byari. Ntabwo ndi bugukuremo umutima wibuye ngo nkushyiremo umutima woroshye. Ntabwo ndi bukuremo ibyiringiro cyangwa kwizera kutakubamo ngo uyu munsi kukubemo. Hano rero tugira amahitamo. Umuntu wese agira inzira ebyiri, ni imwe wahisemo niyo. Iyi ni Imbabazi TV gatatu, ni Prophète General Martin. Kande sabone cyangwa subscribe, twinjire mu butumwa tubandanyirije ko ntabwo ngaruka cyane kuri izi video wabonye. Ari ndi kuri yo ni comedy, ari never ni comedy. Send the deaf dede, uburyo yubatse n'uburyo yubakiye ikigirwamana cyitwa inda, cyangwa ikigirwamana cyitwa amafaranga, cyangwa ikigirwamana cyitwa hutu. Navuga ngo ntabwo, nubwo neva avuga cyangwa se akavuga ngo Imana yatanguriye mu Burundi, Imana ntirobanura ku butoni. Imana ntabwo iba mu moko, jamais. Rero buno ntabwo Imana iri buhagurutse imikogoti ihambaye. Imana irakora mu buryo yo ishaka, igomba, ikiri ngombwa. Hagiye kubaho kubogozwa, gutembagazwa, guhirikwa, kurandurwa, gusenyuka kw'iyi guverinoma Imana yavuze, kw'iyi ngoma Uwiteka yavuze. Twebwe rero ntacyo tubivuge lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Amatwi yawe ari bubihage sava, ariko twe turabivuga hari andi matwi atajya bihaga. Kuko ayo matwi abihaga ntabwo ari aya nyirabyo, ariko amatwi abihimbye ayo ni aya shetani. Mugabo hari abandi Yesu avuga ngo niriye imwe ni iya Aburahamu, igahabwa ikaze tukayitwara ku rutugu, igakizwa, ikihana. Ayo matwi arahari, yumviriza ubutumwa bwiza, intahe nziza n'umurongo mwiza. Harimo n'abantu banejejwe n'uko Imana ije mu gihugu cyabo. Naje ari ibyo ntegeka, ari ibyo saba, nigendera urugo rwanje. Ibyo kuvuga ngo nisanga nkiranutse ngo niba ari hwiza, oyaye. Aho kugira ngo ibintu ntibipfe ntibikire, ubishoboye mu murekaze akora icyo agomba mu gihugu ciwe. Rero sabwa ari nge wabihanuye gusa, si nawe gusa wabirose, si nawe gusa wabyeretswe, si nuriya gusa wabyumvise, ahubwo itegeko n'iteka biva i Siyoni, imbaraga z'Imana ziva mu ijuru. Bamaze iminsi barambagiza iki gihugu, kugitoranya. Bamaze iminsi bacyoherezamo umugisha mu buryo bwo guhanura. Iki gihugu kimaze iminsi kivugwa mu itangazamakuru ndetse
n'aba bandi baba bari ku karago, n'ababa bagiye mu mazi, n'abagiye mu misozi, n'ababa bari mu ishengero. Iki gihugu kimaze igihe kivugwa. Imana rero mu isi yo yitoranyirije igihugu ikakivugaho ibyiri busohoze. Hajya ubwo ninde ugomba kugira ishyari? Ninde ugomba kugira ishyari? Ishyari ryica ubuza ubwenge, umujinya ukica umupfapfa. Hano rero ishobora byose, isumba byose, ukuboko ni ukwayo igiye kurambura nk'uko yabivuze, kandi uku kuboko irambuye biteye ubwoba. Harimo umuntu, harimo abantu bahasiga ubuzima. Ukundi kuboko irambuye ni ugukiza cyane rwose. Iyo abantu bihanira rimwe, n'Imana irahinduka, ariko ko abantu barusha gukomandaza imitima no gukora nabi no gukosa no guhemuka. Murayibona nayo ubwayo ibintu ibishyize ku rutonde ku ngufu zayo. Harimo abantu bavuga ngo Imana ntiyica, Imana irica. Harimo abantu bavuga ngo Imana ngo ni iy'amahoro. Ni iy'amahoro ariko ni iy'amahane. Iyi Satani bamusohoreye iki se? Bamukuriye y'iki? Ibi rero bigiye gushyika, ibi ni ukuvuga ibintu igiye gukora nibyo bizaha abarokotse n'abasigaye kuzabona ubugingo no kuzatwara isi no kuzayobora isi no kuzatanga akarorero. Isomo Imana igiye kwigisha hano, n'abaturanyi bazarimenya, n'abantu batabishyiragaho umutima bazawushyiraho, kubera ko hajya ntimubona umuntu akubitwa inkoni, akubitwa izindi, bifite icyo bivuze kuri kubireba. Yego. Hano rero kugira ngo hatazagira ukora ibyo Reveriyane yakoze, hagira ukora ibyo Neva yakoze n'abandi, hahita haza dirija na dirijate, hakaza perezida na perezidante, hakaza umutwe, hakaza amaboko n'amaguru. Ibyo bintu byose bigiye kuvamo hano ari bishya, kubera ko Imana ihagurutse mu ijuru ikarinda ishyika mu gihugu, ikarinda ibangushyizeho perezida n'umwungirije n'ibindi bikorwa, ishyiraho n'abapasitori, ashyiraho n'abadiyakoni. Ntabwo igihugu kigiye kuvamo ikangura harimo abantu bari kuvuga ngo ubwo nije ngo nuriya oyaye. Imana ntiba mu kavuyo n'akajagari. Iyo igiye guhana yaje, uwihana yihana ubu, ukizwa akizwa ubu, urira arira ubu, uboroga aboroga ubu, uhunga ahunga ubu, upfukama apfukama ubu, ushaka ashaka ubu, bigishoboka mu mwambaza akiri bugufi. Ibigiye gukurikira ni amarira n'agahinda. Rero iryo somo mwari muri buryigishe ni marayika w'intambara. Hama undi mwarimu ugomba gutuma amaso yanyu abona. Iki kigiye kuba muzakigenderaho imyaka n'imyaka, muzajya mubwira n'abana ati Imana irahana. Ibi bizaba kugeza ubwo na Isiraheli bafuhiye. Isiraheli izafuha, kandi mbaye nyibwiye ngo Paul izafuha, Isiraheli izafuha, izavuga ngo Imana yacu abarundi barayibye. Izafuha. Gufuha sinzi mu Kinyarwanda no mu Kirundi ko bisa, ariko umengo bisa gufuha nyine ishyari. Rizabagirira ishyari nk'uko Hagayi yagiriye ishyari Isaka na Sara, niko naha bizogenda. Rero ujya kubaka ibyiza akuraho ibibi, ujya gushyiraho urutonde rw'ibyiza abanza gushyiraho urutonde rw'ibibi, ukarumenya ukarubona neza. Iyo ujya gukunda nuko uba uzi no kwanga, iyo uzi gushima nuko uba uzi no kugaya, kandi iyo wizera nuko uba ufite n'icyo wizeye,
kandi iyo ufite ibyiringiro ni uko haboneka n'ubwenge buyobora ibyo byiringiro. Ni ibintu bidasigana. Ahari ukuri, hirya yaho haba ikinyoma. Umupfapfa bamubwira ikinyoma, ariko umunyabwenge bamubwira ukuri, ko kuko kuri kuzamukiza. Ni ukuvuga rero harimo n'amatwi adakwiye kumva ukuri, ariko hari amatwi agomba kumva ukuri kandi y'umutima. Hano rero ibigiye kuba, uwakoze nabi arakuramo isomo, uwakoze neza arakuramo isomo, kandi mwarimu utanga iryo somo ni Kristo. Kandi ikibaho ari bwandikeho, umuntu wese aba ari kugisoma, bari kukireba. Utavuga ngo bari mu ntara ya Kuroya, nibiba ku murango umuntu wese akareba. Ibyabaye muri 94 ngaha, iryo somo ntawe utararyize, ntawe utararibonye, kiri kutari uriho wamaze gupfa cyangwa utaravuka. Naha rero isomo rigiye gutambuka, ufite ubwenge azaribona, ufite amatwi aryumve, ndetse no ku mutima ntabwo rizasibangana. N'umwuzukuru azajya amubwira ati Imana yaje mu iki gihugu, Yesu yavukiye mu iki gihugu. Noneho bive mu magambo bishyirwe hehe? Mu bikorwa. Mutagira ngo rero hari igihe mpanura ukavuga ngo wiyaba byari bije mu gitondo, sawa, yaba nawe wari witeguye muri icyo gitondo bikaba ari fresh. Ariko niba uri kuvuga ngo waratinze kandi wowe ari wowe wamukereje, ni ingorane. Ariko aha umwe mu mubwiriza yarabajije, ubwo ni Salomo, ngo ese kumukwaje uyu mukobwa ko atarapfundura amabere, baramusohora, umugeni aragenda ataramera amabere, barapfa kumujyana atarajya mu mihango, baramusiga bamwihore, biragenda gute? Ibi rero byo nta cyo gutegereza gihari, ahubwo birabaye. Amagambo ashize ivuga, waba utiteguye, mwaba mwiteguye mutiteguye, nkamenya ko ndi gusemerera mu butumwa bwa nyuma. Ni ukuvuga rero mu gice cya kabiri cy'ivugabutumwa tugiye kuyaga ibyiringiro by'umukristo, ibyiringiro by'umukristo mu bugingo biyoborwa n'ubwenge. Kwizera, uwizera azabona amasezerano. Ngo kandi kwizera kwatumye Enoki ajya mu ijuru adapfuye. Kwizera gutuma Aburahamu abyara mu zabukuru. Kwizera gutuma igisuma kibambwanwe na Kristo kibona ijuru. Kwizera kwahaye abantu kubaho. Yesu akajya anavuga ngo koko kwizera kwawe kuragukijije. Kubera icyo abakristo bagira intege nke mu kwizera, ariko ibibi nabyo bakabyizera. Ubundi umuntu w'Imana akwiye kwizera ibibi? Oyaye. Ubundi umuntu w'Imana akwiye kwizera ibintu biciriritse? Oyaye. Ubundi umuntu w'Imana akwiye kubaho ibyiringiro bye bitari figisi, bidahamye, bijegajega, bifite ubwoba. Daniel yarizeye, yaravuga ngo munjugunyemo. Ibyiringiro nk'ibyo byagiye he? Saduraka na Abedenego na Mishaka aravuga ngo muri uwo muriro ni muntemo. Daniel mu rwobo rw'intare, abandi mu muriro, ngo ni muntemo. Icyabarokoye uyu muriro ni ukwizera. Ni ukuvuga rero nijuru turi kujyamo ni ukwizera. Rero abantu kubera iki muri bo, n'intumwa zaravuze ngo twongerere kwizera. Kubera iki abantu gusenga kwabo no kuririmba kwabo badakamuramo umutobe cyangwa ubuki bwitwa kwizera, ngo bizere ku rugezo n'urwego biri bunezeza Imana, ikabaha umugisha, igakora akantu. Impamvu Imana itakwiyereka ntabwo wizera. Impamvu Imana itagusura ntuyizera. Umutima wacu n'ubwenge bwacu n'ubugingo bwacu harimo kwizera kugufi. Ntabwo twizera ko abapfuye bazuka Imana idukoresheje. Ntabwo twizera ko nyonga imiduga myiza. Ntabwo twizera ko twaba mu nzu nziza. Ntabwo twizera ko twagira ingo nziza. Ahubwo ibintu byose Satani adupimira ku irobo n'umunzane wiwe. Ntugapfe ntugakire. Umwe urwaye abavuga ngo
noneho sinzi ko buri buke, kandi abatijwe mu mazi menshi yarakijijwe. Uwubatse urugo, noneho sinzi ko uyu mwaka nzawumara, kandi uwo yarabatijwe mu mazi menshi yarakijijwe. Uri gucuruza, noneho sinzi ko nzishyura bake, sinzi noneho ko nyir'inzu nzamuriha, upanze inzu, noneho sinzi ko biri buhave bikunda. Akavuyo, akajagari, ni wowe ugahamagara mu mutima wawe. Hahirwa bemera batabonye, niko patiri akunda kuvuga. Umukristo mwiza agira ibyiringiro bikurura ibitariho bikabaho, agira ibyiringiro biri konegite n'ijuru, kandi bishobora gusenya ubwami bw'ikuzimu, bishobora no gukuraho kereka iby'Imana yo yashyizeho yo ubwayo. Ariko ibisigaye byose umukristo mwiza ahangana nabyo, Imana ikabitsinda. Ariko intege nke zacu zitwambura, zidukuramo ibyiringiro. Imana idutabara. Ndagira ngo nkusabe rero, niba muri wowe harimo kwizera, niba muri wowe harimo ibyiringiro, niba muri wowe harimo gusenga, duza kwizera. Rega uri gusangira nande ku meza y'ibyo kurya by'imwemo n'iby'umubiri? Urimo urasangira n'abafilisitiya, uri gusangira n'abanyegiputa, uri gusangira, uri umwana w'isezerano, uri gusangira n'utari uw'isezerano. Ibyiringiro bya siyase, ibyiringiro by'abakomeye, ibyiringiro by'abahambaye, ibyiringiro ngo by'ababyeyi n'iby'abana bikuvangira gute? Wewe ubwawe Imana yaguhaye ko ugomba kuyizera, Kristo ukamwizera, Imana ukayihindura ibyiringiro, Mwuka w'Imana akakuyobora. Wivanga ibitavangika, ahubwo cangura mu buzima bwawe. Imana iraguhindurira amateka. Imana irahita ikora ibitangaza mu mibereho no mu buzima bwawe, ibintu birahita bihinduka kandi bibe byiza, kandi uranezerwa, kandi urashima. Rero ntabwo, niba Bibiliya ivuga ngo kwizera no kwiringira Uwiteka kuramo gushidikanya, hasigare kwizera gusa, niho urugendo ruza koroha. Naho inzira yose watangiye ukaba ufite gushidikanya, ukaba ufite ubwoba, mu buzima bwanjye na jewe ubwanjye sinjya mbamo muri wasiwasi, urumva, urabona, vrema, rererere, oyaye. Niki kidashoboka imbere y'Imana? Bibiliya ngo nimwizera muzategeka n'umusozi uzatabwa he? Mu nyanja. Uwo mugabo ni uwawe, uwo mugore ni uwawe, abana n'abawe. Iyo ndwara watandukana nayo, igihugu wakiragwa, ukaba umuragwa, ukaba umunyabugingo. Sinzi ikintu shitana kwicisha n'ibyiringira kwaka. Ndakuburiye, ndagukebuye, iyi ni inkebuzo ya Mwuka Wera. Hindukira. Njye ni Profete General Martin, tunabashimira ibitekerezo byiza na komenti nziza zo guhumuriza no gufashanya mu buryo bwo gukomeza urugendo rwacu. Hano hari umurongo mwiza, kandi hari inzira nziza, hari ibarabara ryiza Uwiteka yaduhaye. Haleluya. Twebwe umuhanda tunyuramo ni Mwuka Wera. Iryo ni ibarabara ducamo, niyo nzira, ni mu Mwuka. Bibiliya ivuga ngo mbakirisha ibipfu by'ububwiriza. None se ko wigize umuhinga, uba umunyabwenge, uba umuntu nyine ngo ubizi, ntabwo ushobora kubimenya. Ahubwo wowe bikijuju kugira ngo ubisobanurirwe. Byahishwa abanyabwenge, niba uri mu banyabwenge ntuzabimenya. Ngo bisobanurirwe abaswa, hatazagira abirata ubwenge bwabo. Wowe niba uzi ko urangije muri Amerika, ukaba urangije Canada, ukaba urangije Addis Abeba, kaminuza nziza zigezweho ziri muri Afurika cyangwa mu Burayi cyangwa muri Amerika cyangwa muri Aziya, ukaba uzi ko wowe wize. Ntabwo wize kugira ngo wige iby'impwemu, oya, wowe wize iby'umubiri. Bisuzugura, ubishyire munsi y'ibirenge, uwo mufasha witwa Mwuka Wera abone kuguha umugisha
mu rugendo urimo. Bisobanurirwa abaswa, ntabwo ari abahanga, si n'abahinga, ni ibijuju mu Kirundi. Rero twebwe turi mu rugendo tubandanyije, izere ubuzima bwiza, izere amahoro, izere ijuru, izere agakiza gakiza umutima kagakiza n'umubiri, izere kutaryamana n'umunyegiputa, izere kutaba umunyegiputa, izere kudasangira umugisha nabo, kuko diferansi irahari. Abana b'Imana, abaheburayo, abayuda, abanyayisirayeli, ntabwo ndi kuvuga bariya bo muri Aziya yo hagati yayo. Umwisiraheli nyakuri ni wowe nyine, ni wowe Imana yatoranyije, ubyumva ubyemera. naho Netanyahu warimbaguye abantu babamaze, ntabwo uriya ari umuyahudi, oyaye, uriya ahubwo ni wazarendo cyangwa n'abandi. Kandi sori nyine yenda se niba umukunda, ariko mpamya ko kwica ni bibi, gusesa amaraso ni bibi, ni bibi cyane. Rero uwizera azabona amasezerano, ariko utizera ntayazabona, azabirebesha amaso ariko ntazabijya ko. Ni ukuvuga iby'Imana bibahe, biri mu bizera. Niba wowe utizera, ntacyo kugufasha gihari. Murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru, utugirira ubuntu Mana ihoraho, mu rugendo rwacu dufite, utwoherereze umugisha mukiza, tubashe kukumenya Mana, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mu mva, Yesu ubwo yamaraga kuzuka mu mva, hanyuma yagiye mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. No mu gihe tugendera muri iyi si, tuyibonamo ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose, kuko ari ko Imana ibishaka. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru, tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Ndakugumbiriye, ndakuramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, uhoraho aduhana umugisha. Nkushimiye ko watanguranye natwe naho ugezanyije natwe, Imana iguhe umugisha. Ntatebye ntarandiriye, tugiye gusenga dusoza, ariko usengane natwe, Imana iguhe umutima mwiza urimo ibyiringiro ndetse n'ubwenge bwo kuyobora ibyo byiringiro ku bwa Mwuka Wera.
ni nayo mpamvu twaburije abantu gusenga cyane. Ibyo ntiwabigeraho utiyiriza ubusa, ntiwabigeraho utari umukristo uca bugufi cyangwa se washyize Imana imbere. Ntabwo bishoboka. Uhoraho umuhe ikibanza cya mbere muri wowe bizokunda. Uwiteka akumere umugisha. Turagushimiye Mwami Yesu, niwe watanguye, ni nawe ushoje cyangwa se usubitse. Rero bene data bose dusanga ibyiringiro by'umusaraba no kukwizera no kukwiringira, bahabwe umugisha wo kwizera no kwiringira, kandi ntibatsindwe n'urubanza, ahubwo batsindanishirize. Basabiye umugisha rero ku murango no mu ijoro, baragwe Kanani yo mu isi n'iyo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana yumve gusaba imbabazi kwawe, yumve kwihana kwawe, yumve no kuniha no gutaka kwawe. Nawe n'ukuri mu bo Yesu azakingira gukingire, kandi uzaba umuragwa wo kutarebesha amaso umugisha, ahubwo ubu wawe hama bizarangire n'ijuru urirose kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ndagukunda, ndabakunda. Ciao ciao, shalom shalom, merci beaucoup.